Umunsi wa 34. Gutekereza nk'umugaragu. Umugaragu wanjye Kalebu we atekereza bitandukanye n'abandi kandi akurikira uko muyobora muri byose. Kubara igice cya 14 umurongo 24. Mujye mwitekereza nk'uko Kristo yitekerezaga. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Gukorera Imana bitangirira mu bitekerezo. Kuba umugaragu bisaba guhinduka mu bitekerezo, bigasaba guhinduka mu buryo ubona ibintu. Imana iteka ireba ikidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo dukora ubwabyo. Mu maso y'Imana ibidukoresha bigira agaciro kuruta ibyo tugeraho. Umwami Amasiya ntiyanejeje Imana kuko yakoze ibishimwa n'Uwiteka, ariko abikora umutima we udatunganye rwose. Umutima w'abagaragu nyakuri bakorera Imana ugengwa n'ibitekerezo bitanu. Icya mbere, abagaragu batekereza ku bandi kuruta uko bitekerezaho. Abagaragu bareba abandi, ntibirebaho. Uko niko guca bugufi nyakuri, si ukwitekereza nk'ubusa ahubwo no kutitekereza na busa. Abagaragu nyakuri bariyibagirwa. Pawulo yaravuze ngo mwiyibagirwe ubwanyu kugira ngo mushobore kuzirikana abandi. Ibyo nibyo kubura ubuzima bwawe, ni ukwiyibagirwa kubera gukorera abandi. Iyo tutakita ku bukene bwacu bwite nibwo tubona ubukene bw'abandi. Na Yesu ubwe yisize ubusa ubwo yafataga akamero k'umugaragu w'imbata. Ni ryari uheruka kwisiga ubusa kugira ngo wite ku nyungu z'undi muntu? Ntushobora kuba umugaragu iyo ucyuzuye kwirebaho. Iyo twibagiwe nibwo dutangira gukora ibintu bizahora byibukwa. Ikibabaje ni uko imirimo myinshi dukora iba igamije inyungu zacu bwite. Tugakorera abandi kuko dushaka ko badukunda cyangwa ko badushima cyangwa ngo tugere ku ntego zacu bwite. Ibyo ni ukuzamukira ku bandi, ntabwo ari ukubakorera. Icyo gihe cyose tuba dukora dutekereza uburyo turi beza n'ibitangaza. Hari n'abakoresha umurimo w'Imana nka ruswa, baha Imana nk'aho bayibwiye bati tuzagukorera ibimana ariko nawe uzadukorera biriya. Abagaragu nyakuri ntibagerageza gukoresha Imana ngo bigerere ku ntego zabo, ahubwo barareka Imana ikabakoresha ngo yisohoreze imigambi yayo. Umuco mwiza wo kwibagirwa usa n'ubudahemuka nawo ntuboneka henshi. Mu bantu bose Pawulo yari azi, Timoteyo wenyine niwe atanga urugero rw'uwo muco mwiza. Gutekereza nk'umugaragu ni ikintu gikomeye kuko gihabanye na kamere muntu. Ubusanzwe ku bwa kamere yanjye nirebaho. Kenshi mba ntekereza ibyanjye gusa. Niyo mpamvu guca bugufi bihora ari intambara ya buri munsi, n'isomo nkenera kwiga nkarisubiramo kenshi. Uburyo bwo kwitwara nk'umugaragu mpura nabwo inshuro nyinshi ku munsi, nkaba ngomba guhitamo hagati yo kwita ku nyungu zanjye cyangwa kwita ku z'abandi. Kutiyitaho niwo mutima wo kuba umugaragu. Nushaka gupima umutima wawe w'ubugaragu aho ugeze, ujye ureba uburyo wifata iyo hari ugufashe nk'umugaragu. Wifata ute iyo abantu batakwitayeho cyangwa bakagutwaza igitugu cyangwa bakagufata nk'umuntu usuzuguritse? Bibiliya iratubwira ngo umuntu nashaka kukubikaho urusyo, ujye ubifata nk'uburyo ubonye bwo kwimenyereza kuba umugaragu. Icya kabiri, abagaragu batekereza nk'ibisonga aho kwifata nka ba nyiri ibintu. Abagaragu bahora bibuka ko byose ari iby'Imana. Muri Bibiliya igisonga cyabaga ari umuntu washinzwe gucunga urugo rw'undi muntu. Yosefu yari igisonga igihe yari afungiye muri Egiputa. Potifari yari ashinze Yosefu imicungire y'urugo rwe. Nyuma umukuru wa gereza ashinga Yosefu kuyimucungira. Amaherezo Farawo amushinga igihugu cyose. Kuba umugaragu bijyana no kuba igisonga kuko Imana idutegerezaho kuba abiringirwa muri ibyo byombi. Bibiliya iravuga ngo ibisonga bishakwaho kuba abiringirwa kuri shebuja. Ese ubutunzi Imana yakubikije ubukoresha ute? Kugira ngo ushobore kuba umugaragu nyakuri ugomba gukemura ikibazo cy'imikoreshereze y'amafaranga mu buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo nta mugaragu wakeza abami babiri. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Ntabwo yavuze ngo ntimwagombye, ahubwo yaravuze ngo ntibishoboka. Kuberaho gukorera Imana no kuberaho kugwiza umutungo ni intego ebyiri zitabangikana. Ese muri zombi urahitamo iyihe? Niba uri umugaragu w'Imana, ntushobora gukorera Imana ngo ugire n'igihe cyo kwiterera uturaka twawe. Kuko igihe cyose ufite ni icy'Imana. Ishaka kuyiyegurira burundu, ntiyemera ubudahemuka bwa rimwe na rimwe. Ubutunzi nicyo kintu cyiza mbere y'ibindi byose gishobora gusimbura Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi bagiye bava mu nzira yo gukorera Imana kubera gushaka ubutunzi kuruta indi mpamvu iyo ari yo yose. Bene abo baba bavuga ngo nimara kugera ku ntego zanjye mu by'ubutunzi nzakorera Imana. Icyo ni icyemezo cy'ubupfu bazahora bicuza iteka ritagira iherezo. Iyo Yesu ari umwami wawe, amafaranga aragukorera. Iyo amafaranga ari yo mwami wawe, uhinduka umugaragu wayo. Kugira ubutunzi ntabwo ari icyaha, ariko kutabukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro ni icyaha. Abagaragu b'Imana bahora bahangayikishijwe n'umurimo w'Imana kuruta kurundanya ubutunzi. Bibiliya irasobanutse kuri ibyo. Imana ikoresha ubutunzi ngo ipime ubudahemuka bwawe nk'umugaragu. Niyo mpamvu Yesu yigishije ku mafaranga kuruta uko yigishije ku ijuru cyangwa ku muriro. Niyo wavuze ngo niba utarakiranutse ubikijwe ubutunzi bw'isi, ninde uzakubitsa ubutunzi nyakuri?
uburyo ucunga umutungo wawe bigira ingaruka ikomeye ku buryo Imana izaha umugisha ubuzima bwawe. Mu gice cya 31 navuzemo abantu b'uburyo bubiri: abubaka ubwami bw'Imana n'abubaka umutungo. Ayo matsinda yombi ahurira kuri byinshi. Bafite impano yo gutangira imirimo ibyara inyungu ikajya imbere, bazi guciririkanya no kugurisha ibintu, kandi bazi gukora bakunguka. Abubaka umutungo bakomeza kwirundanyirizaho ubutunzi uko babubonye kose, naho abubaka ubwami bw'Imana bo bahindura iyo mikorere. Nabo bakomeza gushaka uburyo bwo kunguka menshi bishoboka, ariko bakabikorera kugira ngo babone menshi yo gutanga. Bakoresha ubutunzi bwabo kugira ngo bubake itorero ry'Imana n'umurimo waryo ku isi. Mu itorero ryacu rya Saddleback dufitemo abayobozi b'ibigo n'abacuruzi bihaye gahunda yo gukorera amafaranga menshi ashoboka kugira ngo babone amafaranga menshi yo guteza imbere ubwami bw'Imana. Reka ngutere umwete wo kuganira na pastori wawe kugira ngo namwe mutangire itsinda ry'abubaka ubwami bw'Imana mu itorero ryanyu. Nukenera imfashanyigisho wabonamo ibisobanuro birutaho, urebe mu mugereka wa 2 w'iki gitabo. Icya gatatu, abagaragu bahora batekereza umurimo bashinzwe batitaye ku byo abandi bakora. Ntabwo bigereranya, ntibaca imanza cyangwa ngo bahore bapiganwa n'abandi bagaragu cyangwa n'indi mirimo. Bahora bahugiye mu by'Imana yabahaye gukora, nta mwanya baba bafitiye ibyo bindi. Kurushanwa hagati y'abakozi b'Imana ni ibintu bidafite ishingiro kubera impamvu nyinshi. Icya mbere, twese turi muri ekipi imwe. Intego yacu ni imwe yo guhesha Imana icyubahiro, si twe tugomba kugaragara. Ikindi, twahawe inshingano zitandukanye, kandi buri wese yaremwe mu buryo bwihariye. Pawulo yabivuze neza ati, ntabwo dukwiye kwigereranya nk'aho umwe ari mwiza undi akaba mubi. Hari ibintu bifite agaciro kurutaho twakoresha iminsi yo kubaho kwacu, kandi buri wese muri twe yaremwe mu buryo bwihariye. Abagaragu nyakuri nta mwanya babonera ubudodi bw'ishyari. Iyo duhugiye mu gukora imirimo twahawe, nta mwanya ubona wo kujya mu kunegurana. Buri munota utakara uvuga abandi washoboraga gukoreshwa ubakorera. Ubwo Marita yitotomberaga muri we amurega kuri Yesu ko atarimo kumufasha imirimo, yahise atakaza umutima w'umugaragu. Abagaragu nyakuri ntibitotomba bavuga ko batitaweho, ntibagira umwanya wo kwirebaho no kwibabarira, kandi ntibagirira ishyari batarimo gukora. Byose babiha Imana bagakomeza bagakora. Si umurimo wacu gucira imanza abandi bagaragu ba databuja. Bibiliya iravuga ngo urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, umwami niwe uzemeza niba umugaragu we yarakoze neza. Nta nubwo ari umurimo wacu kugerageza kwirengera iyo hari abatuvuze nabi. Ibyo reka shobuja kuburanire. Kurikira urugero rwa Mose, yagaragaje icyitegererezo cyo guca bugufi igihe bari bamuhagurukiye, na Nehemiya niko yabigenje ubwo yasubizaga bamuvugaga nabi yoroheje agira ati, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kuwusiga ngo manuke mbasange. Nukora nka Yesu, ujye uhora witeguye ko abantu bazakuvuga nabi. Isi ndetse n'abantu benshi mu itorero ntabwo bazi neza iby'Imana iha agaciro. Kimwe mu bikorwa by'urukundo cyakorewe Yesu cyagawe n'abigishwa be. Mariya yari yafashe icyo yari afite gifite agaciro, amavuta ahumura neza y'igiciro cyinshi, yasuka kuri Yesu. Icyo gikorwa cy'ubwitange abigishwa bakibonye nko kwangiza, ariko Yesu aramurengera avuga ko ari umurimo mwiza, kandi ibyo byari bihagije. Ibyo ukorera Kristo byose ntabwo yabipfuye ubusa, kabone niyo abandi babibona nabi. Icya kane, abagaragu bashingira agaciro kabo kuri Kristo. Kuko bahora bibuka ko bakunzwe kandi bemerwa kubw'ubuntu gusa, abagaragu ntibakenera kugaragaza ko bafite agaciro. Bemerana umutima ukunze, imirimo ubundi igaragara nk'isuzuguritse iri hasi cyane mu maso y'abuzuye gushidikanya. Urugero rwiza rwo gukora bishingiye ku kumenya neza agaciro kawe ni igihe Yesu yozaga ibirenge by'abigishwa be. Muri icyo gihe koza ibirenge byari nko gukora akazi ko guhanagura inkweto, kari akazi gasuzuguritse kuri benshi. Ariko kubera ko Yesu yari azi neza uwo ari we, ntabwo yumvaga ako kazi kamutesheje icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Yesu amenye ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira ku Mana, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero we, yenda igitambaro aragikenyeza. Niba wiyemeje kuba umugaragu, ubanza umenye icyo uri cyo muri Kristo. Abantu bafite umutima uhamye nibo bashobora kuba abagaragu. Abantu buzuye kwishidikanya bahora bahangayikishijwe n'uburyo bagaragara mu maso y'abandi. Bahora batinya ko intege nke zabo zagaragara, bityo bagahora bihisha inyuma y'ibicocero by'ubwirasi no kwiyerekana uko batari. Uko ugenda urushaho kugira gushidikanya mu mutima, niko uzarushaho gushaka ko abantu bagukorera, kandi niko uzarushaho gushaka ko bagushima. Henri Nouwen yaravuze ngo nidushaka kugirira abandi akamaro, tugomba kubanza tugapfa kuri bo, ni ukuvuga tugomba kubanza tukareka gushakira agaciro kacu mu buryo batubona. Nibwo tuzagira umudendezo wo kugira impuhwe ntacyo twikanga. Iyo ushingiye agaciro kawe n'icyo uri cyo ku mibanire yawe na Kristo, nibwo ubohoka ku by'abandi bagutekerezaho, ibyo akaba ari byo bigushoboza kubakorera neza by'ukuri. Abagaragu ntibakenera kumanika imidari n'ibihamya by'uburyo bwinshi batsindiye ngo berekane ko bakoze.
ntibahora bashakisha amazina mashya yerekana ibyo bari byo, kandi ntabwo bambara ibishura byo gukomera. Abagaragu ntibashakira agaciro kabo mu byerekana ko bakomeye cyangwa mu byo bagezeho. Paulo yaravuze ngo ushobora kwiyogeza uko ushaka, ariko gushimwa kugira icyo kumara ni ukuva ku mwami wacu. Niba hari umuntu wari kujya yirata aho avuka ndetse akajya yibutsa abantu uwo bavuka n'uwo ari we, ni Yakobo mwene nyina wa Yesu. We yari afite icyubahiro cyo kuba yarakuranye na Yesu nk'umuvandimwe. Nyamara igihe yatangiraga kwandika urwandiko rwe, yahisemo kwiyita imbata y'Imana n'iy'Umwami Yesu Kristo. Uko ugenda urushaho kuba hafi ya Yesu, niko urushaho kudakenera kwiyamamaza. Icya gatanu, abagaragu banezererwa gukorera Imana ntibabibona nk'akazi. Bishimira gufasha abandi, bakishimira gukemura ibibazo no gukorera Imana. Bakorera Umwami banezerewe. Kuki rero bakora banezerewe? Ko bakunda Umwami wabo, bakishimira ubuntu bwe, bakamenya ko gukorera abandi ari bwo buryo bwiza bwo gukoresha ubuzima bwawe, kandi bazi ko Imana yabasezeranije igihembo. Yesu yadusezeranije ngo umuntu nakorera Data azamuha icyubahiro. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Paulo nawe yagize ati, ntizibagirwa uburyo mwitanze muyikorera n'urukundo mwayikunze mukarugaragaza mwita ku bandi bizera. Tekereza uko byagenda nibura 10% by'abakristo ku isi yose baramutse bitaye ku muhamagaro wabo bakaba abagaragu nyakuri. Utekereza ibyiza byakorwa uko bingana. Ese wifuza kumwe muri bene abo bantu? Nkwite ku myaka yawe, Imana izagukoresha nutangira gukora no gutekereza nk'umugaragu. Albert Schweitzer yaravuze ngo abanyamunezero nyakuri ku isi ni abantu bize kwita ku bandi. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Niba nshaka kuba umugaragu, ngomba kwiga gutekereza nk'umugaragu. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ubusanzwe ni iki mpoza ku mutima? Nuko abandi banyitaho cyangwa no gushaka uburyo bwo kwita ku bandi? Umunsi wa 33. Imikorere y'abagaragu nyakuri. Ushaka kuba ukomeye agomba kuba umugaragu w'abandi. Mariko igice cya 10 umurongo wa 43. Uzamenya icyo bari cyo n'ibitegereza ibyo bakora. Matayo igice cya 7 umurongo wa 16. Uburyo bwo gukorera Imana no gukorera abandi. Isi yo ivuga ko gukomera ari ukugira ubutware, ubutunzi, kumenyekana n'umwanya wo hejuru. Iyo ushobora gutegeka abandi bakagukorera, ubwo uba wabishyikiriye. Muri iki gihe cyacu kigendera ku muco wa jewe, kwitwara nk'umugaragu w'abandi ntabwo ari inyigisho ishishikaza rubanda. Ariko Yesu we yavuze ko gukomera bigaragarira mu byo ukorera abandi kuruta umwanya ufite. Imana ipima gukomera kwawe ireba umubare w'abantu ufitiye akamaro kuruta kureba umubare bagukorera. Ibi bitandukanye cyane n'uburyo bw'isi bwo kumva gukomera k'uburyo bitugora kubisobanukirwa, ndetse bikarushaho kutugora iyo uvuze kubishyira mu bikorwa. Abigishwa ba Yesu bigeze kujya impaka bibaza umukuru muri wo uwo ari we. None imyaka 2000 nyuma yaho, abayobozi ba Gikristo baracyarwanira imyanya no kujya hejuru mu itorero, mu madini no mu miryango ya Gikristo. Ibitabo ibihumbi n'ibihumbi byaranditswe ku buyobozi, ariko hari bike cyane byanditswe ku kuba umugaragu w'abandi. Abantu bose bashaka kuba abayobozi, ntawe ushaka kuba umugaragu. Buri wese yahitamo kwambara inyenyeri ari generali kuruta kuba umusirikare usanzwe. Abakristo iyo biswe ko bikosoye bashaka kuba abayobozi b'abagaragu, ariko batabaye abagaragu gusa. Ariko gusa na Yesu ni kuba umugaragu, niryo zina yiyise. Nubwo kumenya imiterere yawe ari ngombwa ngo ushobore gukorera Imana, kugira umutima w'umugaragu bigira umumaro kurutaho. Ujye uhora wibuka ko Imana yakubumbiye gukorera abandi, ntabwo yakubumbiye kwirebaho. Nutagira umutima w'umugaragu, uzagira ikigeragezo cyo gushaka gukoresha impano zawe kubw'inyungu zawe bwite.
Uzagira ndetse n'igishuko cyo gushaka kuzitwaza nk'impamvu yo kudakora imirimo imwe n'imwe. Rimwe na rimwe Imana igerageza umutima wacu iduha gukora imirimo itandukanye n'impano zacu. Iyo ubonye umuntu aguye mu mwobo, Imana ishaka ko umufasha kuvamo kuruta kutangira kwitwaza ngo ibi si ibyanjye kuko ntafite impano yo gutabara cyangwa yo gufasha. Nubwo ushobora kuba udafite impano yo gukora umurimo uyu n'uyu, Imana ishobora kuguhamagarira kuwukora iyo ntawe ufite iyo mpano uhari. Umurimo wawe w'ibanze uzabaho imiterere yawe kwerekeza, ariko umurimo wawe w'inyongera uzabaho ukenewe hose mu gihe runaka. Imiterere yawe yerekana umurimo waremewe, ariko kugira umutima wa kigaragu nibyo byerekana ikigero cyo gukura kwawe. Ntabwo bisaba impano runaka yihariye cyangwa ubuhanga ngo ushobore gusigara nyuma y'amateraniro usukura aho mwateraniye cyangwa uterura intebe. Buri wese ashobora kuba umugaragu, icyo bisaba ni umutima ubikunze. Umuntu ashobora gukora mu itorero ubuzima bwe bwose ariko atari umugaragu. Ugomba kugira umutima w'umugaragu. Wamenya ute rero ko ufite umutima w'umugaragu? Yesu yaravuze ngo uzamenya icyo bari cyo niwitegereza ibyo bakora. Abagaragu nyakuri bahora bari hafi biteguye gukorera abandi. Abagaragu ntabwo buzuza amasaha yabo n'ibindi bintu byatuma bataboneka mu gukorera abandi. Bahora biteguye kwitaba iyo babahamagaye ngo bakorere abandi. Nk'uko abasirikare bahora biteguye, n'abagaragu nabo bagombye guhora biteguye. Umusirikare uri ku kazi yirinda kwivanga mu by'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo ashobore kunezeza uwamwandikiye ubusirikare. Niba ukorera abandi iyo wumva bitakubangamiye gusa, ubwo ntabwo ufite umutima w'umugaragu. Abagaragu nyakuri bakora ibyo basabwa kabone niyo bibabangamiye. Ese uhora witeguye gukorera Imana igihe cyose yagukenera? Ishobora guhindura imigambi yawe ntibigutere kwitotomba. Iyo uri umugaragu ntabwo uhitiramo aho uzakora n'igihe uzagirayo. Kuba umugaragu bivuga guhara uburenganzira bwo kwikorera gahunda y'ubuzima, ukemerera Imana guhindura ibyo ukora igihe ishakiye. Nuhora wibutsa uko utangiye umunsi mushya kuri umugaragu w'Imana, ibikurogoya ntibizongera kugutera umujinya ukundi, kuko gahunda yawe y'ukuri izaba igizwe n'ibyo Imana izajya ihitamo kuzana. Abagaragu babona ibibarogoya nk'uburyo bushya Imana ibibahaye bwo kuyikorera, bityo bakishimira uwo mwanya bahawe ngo bitoze gukorera abandi. Abagaragu nyakuri bita ku bukene bw'abandi. Abagaragu bahora bagenzura uburyo bwose babona ngo bafashe abandi. Iyo babonye ikintu gikenewe bihutira gushaka uburyo bwo gufasha, nk'uko Bibiliya ibitegeka ngo uko tubonye uburyo tugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Iyo Imana ishyize imbere yawe umuntu ufite ikibazo, ubwo ibiguhaye uburyo bwo gukura mu kuba umugaragu. Ubone neza ko Imana ivuga ko ubukene bw'abo mu nzu y'abizera bugomba guhabwa umwanya wa mbere aho kubushyira ku murongo wa nyuma w'urutonde rwawe ry'ibyo ugomba gukora. Kenshi duhusha ibihe byo kugirira neza abandi kubera kutabyitaho cyangwa kutihutira gukora ibyo umutima wacu tubwira. Ibihe byo gukorera abandi ntabwo bikunze kuramba. Bihita vuba kandi kenshi ntibigaruke. Nubona uburyo bwo kugirira umuntu neza, ujye wihutira kubikora. Ntukarerege mugenzi wawe umurindiriza ejo niba ufite ubushobozi bwo kumufasha uyu munsi. John Wesley yari umukozi w'Imana w'igitangaza. Intego ye yaravugaga ngo jya ukora ibyiza ushobora gukora byose, ukoresha uburyo bushoboka bwose, aho bishoboka hose, ibihe bishoboka byose, ku bantu bashoboka bose, uko uzaba ushoboye kose. Ibyo ni byo byo gukomera nyakuri. Ushobora kubitangira ureba uturimo dusuzuguritse tudafite umuntu n'umwe utwitaho, ugakora utwo turimo nk'aho ari imirimo ikomeye kuko Imana iba irimo kubireba. Abagaragu nyakuri bakoresha neza ibyo bafite. Abagaragu ntabwo bishakira impamvu zo kudatabara ngo barazike ibintu cyangwa bategereze ibihe byiza. Abagaragu ntabwo bigera bavuga ngo umwe muri iyi minsi cyangwa ngo igihe gikwiye nikigera. Bakora ibyo bagomba gukora batarindiriye icyo ari cyo cyose. Bibiliya iravuga ngo nuhora utegereje ibihe byiza ntacyo uzigera ugeraho. Icyo Imana igushakaho ni uko ukora ibyo ushobora gukora, ukoresha ibyo ufite aho waba uri hose. Umurimo kabone niyo waba udakoze byuzuye uruta guhora mu migambi myiza idasohoza. Impamvu abantu bamwe batagira icyo bakorera abandi ni uko bahorana ubwoba ko badafite ubushobozi buhagije bwo gufasha. Abo baba baremeye ikinyoma kivuga ko gukorera Imana ari ibyo abantu bagaragara cyane. Hari amatorero yashyize icyo kinyoma imbere, ashyira hejuru gukora neza by'agahebuzo, bityo abantu bafite ubushobozi buciriritse bagashidikanya kugira icyo bakora. Wenda waba warigeze kumva aho bavuga ngo niba udashobora kubikora neza by'agahebuzo we kwirirwa ubigerageza. Mu by'ukuri Yesu ntabwo yigeze akoresha bene ayo magambo. Ubundi tuvugishije ukuri, buri kintu cyose dukoze ubwa mbere tugikora nabi. Uko niko twese twiga. Iwacu mu itorero rya Saddleback tugendera ku ihame twise byiza muri rusange. Ibyo bisobanurwa ngo si ngombwa ko ibintu biba nta makemwa ngo Imana ibikoreshe kandi bihe umugisha. Twahitamo guha umwanya abantu basanzwe ibihumbi bagakorera itorero kuruta kugira itorero nta makemwa rigizwe n'abantu b'ibihangange bake. Abagaragu bakora buri murimo n'ubwitange bwose. Ibyo bakoze byose abagaragu nyakuri babikora babikuye ku mutima. Uko umurimo ungana si byo by'ingenzi. Icyo bareba ni ukwibaza ngo ese uyu murimo ugomba gukorwa?
nta na rimwe uzigera ugera ku kigero mu buzima aho gukora uturimo duto biba bitakigukwiye. Nta na rimwe Imana izigera igusonera gukora ibintu bisanzwe. Ni kimwe mu nyigisho z'ifatizo zo kukuremamo umutima ukwiye. Bibiliya iravuga ngo niba wibwira ko ukomeye ku buryo utafasha undi mu bibazo, uba wibeshya. Ubundi ntacyo uri cyo. Mu tuntu duto niho dukurira tugasa na Kristo. Yesu yakundaga kugaragara akora imirimo iciriritse ubundi abandi basuzugura. Koza ibirenge, gufasha abana, gutegura amafunguro, gufasha ababembe. Nta murimo n'umwe yumvaga arenze kuko yivugiraga ko icyamuzanye ari ugukorera abandi. Ntabwo ibyo yabikoraga ashinyirije kuko kubangamira gukomera kwe, ahubwo nibyo byamugiraga ukomeye, kandi yifuza ko dutera ikirenge mu cye. Gukora uturimo duto kenshi byerekana umutima wagutse. Umutima wawe w'umugaragu ugaragarira mu dukorwa duto abandi badatekereza gukora, nk'igihe Pawulo yatoraguraga inkwi zo kota igihe bari barohamye mu nyanja. Nawe yari ananiwe nk'abandi bose, ariko yitangira gukora ibyo buri wese yari akeneye. Nta murimo n'umwe uzumva ugushujuguje iyo ufite umutima w'umugaragu. Uburyo bwiza bwo gukora kenshi buza bwihishe mu turimo duto. Utuntu duto mu buzima kenshi niko tuvamo ibintu binini. Ntugahora ushakisha ibintu bikomeye wakorera Imana. Ukora ibyo ubona ari bito, Imana izakugenera ibyo wumva bikwiriye. Mbere yo gushaka ibikomeye, ubanze wimenyereze gukora ibisanzwe. Haboneka abantu benshi bashaka gukorera Imana ibintu bikomeye, ariko bashaka gukora uturimo duto bahora ari imbarwa. Umuhanda ujyana ku buyobozi ubyiganirwamo na benshi, ariko ikibuga cy'abashaka kuba abagaragu cyo ni kigari. Rimwe na rimwe ukora ibikuzamura bikwegereza abakomeye mu buyobozi, ubundi ugakora ibigucisha bugufi mu bantu boroheje bari mu bukene. Aho waba ukora hose, uzagira umutima w'umugaragu n'ibimenyereza gukora ibikenewe byose. Abagaragu nyakuri baba indahemuka mu mirimo yabo. Abagaragu barangiza neza imirimo batangiye, bagasohoza neza inshingano zabo, bakubahiriza amasezerano, kandi bagasohoza neza ibyo bitangiye. Ntabwo basiga umurimo hagati, kandi ntibadohoka niyo bahura n'urucantege. Bahora ari abiringirwa kandi bakaba bajya mu mugambi. Kuba umwiringirwa ni ingeso zitaboneka kuri benshi. Abantu benshi ntibazi agaciro k'ubwitange. Benshi batanga amasezerano batabishyizeho umutima, bakayica nta mususu iyo bahuye n'akabazo ako ari ko kose, kandi ntibatere isoni cyangwa ikimwaro. Buri cyumweru hari amatorero menshi cyangwa imiryango bigomba gushakisha uburyo bwo gusimbura, kuko abakorerabushake baje batiteguye cyangwa bataje, ubundi ntibanirushye bamenyesha ko batazaboneka. Ese abandi bashobora kukwizera? Ese hari amasezerano watanze ukeneye kubahiriza? Ese hari indahiro wakoze ukeneye gusohoza? Cyangwa se hari ubwitange wasezeranije ugomba gutunganya? Icyo ni igipimo. Aho niho Imana ipimira ubudahemuka bwawe. Nutsinda iryo geragezwa uzabarwa mu bandi biringirwa: Aburahamu, Mose, Samweli, Dawidi, Danieli, Timoteyo na Pawulo, abantu Imana yahamije nk'abagaragu b'Imana babiringirwa. Ikirutaho, Imana yasezeranije kuzahemba ubudahemuka bwawe nugera mu buzima bw'iteka. Tekereza kuzumva umunsi umwe Imana ikubwira ngo nuko mugaragu mwiza kandi ukiranuka. Wakiranutse mu bike, none nzakwegurira byinshi. Nuko injira mu munezero twishimane. Tukivuga kuri ibyo, reka nkongerereho ko abagaragu b'Imana batajya bagira ikiruhuko cy'izabukuru. Bakora biringirwa igihe cyose baba bagihumeka. Ushobora gufata ikiruhuko cy'izabukuru mu mirimo ukora, ariko ntuzigera ujya mu kiruhuko kubyerekeye gukorera Imana. Abagaragu nyakuri bakora baciye bugufi. Abagaragu ntabwo bishyira hejuru cyangwa ngo bashake kugaragara. Aho gukorera kumenyekana cyangwa kwambarira kwiyerekana, bakenyera kwicisha bugufi kugira ngo bakorere abandi. Iyo bamenyekanye kubera imirimo yabo, babyakirana guca bugufi, ariko ntibareka icyubahiro kibarangaza ngo kibakure mu murimo wabo. Hari aho Pawulo avuga umurimo ugaragara inyuma nk'ukozwe mu mwuka, ariko mu by'ukuri ari ukwishushanya gusa, bikaba ari ibintu bikorewe kugaragara no kwiyerekana. Ibyo yabyise gukorera ijisho. Umurimo ukora kugira ngo abantu bakubone, ngo bamenye ko uri umunyamwuka. Icyo nicyo cyari icyaha cy'abafarisayo. Gufasha abandi, gutanga ndetse no gusenga bari barabihinduye nk'ikinamico yo kugira ngo abantu bababone. Yesu yangaga bene iyo myitwarire, kandi yasize aburiye agira ati: nimukora ibyiza ntimukabikorere kugaragara, kuko nimugira mutyo ntimuzabona ingororano ya So uri mu ijuru. Kwigaragaza no kuba umugaragu ntabwo bivangwa. Abagaragu nyakuri ntabwo bakorera kwemerwa no gushimwa n'abantu, baberaho gushimwa n'umwe gusa. Nk'uko Pawulo yabivuze, iyo mba nkishaka kunezeza abantu, sinaba nkiri umugaragu wa Kristo. Ntabwo uzasanga abagaragu benshi bicaye bota izuba ryo kumenyekana, ubundi uko bishoboka bene aho bo barahahunga. Banezerwa no gukorera mu mutuzo kure y'amaso y'abantu. Yozefu ni urugero rwiza rw'ibyo. Ntabwo yigeze agerageza kwiyamamaza, ahubwo yakoreraga shebuja Potifari yicishije bugufi, nyuma akorera umukuru wa gereza yari afungiyemo, nyuma akorera umugaragu wari ushinzwe imigati ya Farawo n'uwari ushinzwe vino ye, kandi iyo myitwarire Imana yimuhereye umugisha.
ubwo Farawo yaramuzamuye akamushyira hejuru, Yosefu yakomeje kugendana uwo mutima w'umugaragu, kabone n'imbere ya bene se bari baramugambaniye. Ikibabaje nuko hari abayobozi benshi batangirana umutima w'umugaragu bakarangiza barahindutse ibihangange. Iyo bageze aho bararikira guhora bagaragara, bakibagirwa ko iyo amatara ahora agutunze mu maso bigeraho bikagutera ubuhumyi. Ushobora kuba urimo gukorera Imana ahantu hato hadatuma ugaragara cyane, ukumva nta wibuka kubaho cyangwa ngo aba kwitayeho. Umva neza, Imana yagushyize aho uri kubera impamvu. Izi n'umusatsi wose wo ku mutwe wawe kuko wose yawubazi, kandi yo iza aho ubarizwa. Uguma aho yagushyize kugeza igihe izahitiramo kuhagukura, kandi igihe izashaka ko ujya ahandi izabikumenyesha. Umurimo ukora ufite agaciro mu bwami bw'Imana. Ubwo Kristo azerekanwa, namwe muzerekanwa uko muri by'ukuri muri mu bwiza. Igihe mugitegereje mwishimire guca bugufi. Muri Amerika hari inzu zigera kuri 750 zitangaza amazina y'ibihangange ku isi. Hari ibitabo birenga 450 bya ninde uvugwa muri iki gihe, ariko ntabwo uzasanga amazina menshi y'abagaragu nyakuri muri bene izo nzu cyangwa bene ibyo bitabo. Kumenyekana ntacyo bibwira abagaragu nyakuri, kuko bo baba bazi gutandukanya kumenyekana no kugira agaciro. Hari ibice byinshi by'umubiri wawe bigaragara cyane, nyamara bishobora kuvaho ntibigire icyo bigutwara. Ibice by'ingenzi by'umubiri wawe ni ibihishe bitagaragara. No ku mubiri wa Kristo niko bimeze. Kenshi imirimo ifite akamaro kanini nitagaragara. Mu ijuru Imana izahemba benshi mu bagaragu bayo bakoze batagaragara kandi batazwi, abantu tutigeze twumva bavuga mu isi, abantu bitangiye kwigisha abana bafite ibibazo byo mu mutwe, abakoresheje igihe cyabo basukura abageze mu zabukuru batakimenya kwiyitaho, abitaye ku barwayi ba sida, n'abandi bazaba barakoze mu buryo bwinshi butagaragara. Ubwo umaze kumenya ibi ngibi, ntucike intege, nubona imirimo yawe itaboneka cyane cyangwa abantu ntibibuke ko unayikora, ukomeze ukorera Imana gusa. Mwirundumurire mu gukora imirimo y'umwami, mwizera mudashidikanya ko imirimo yanyu n'imihati yanyu kubwe itazapfa ubusa. N'akarimo gato ntabwo Imana ikirengagiza, kandi byose izabiguhembera. Ujye wibuka aya magambo ya Yesu ngo, kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Nkorera Imana iyo nkorera abandi. Umurongo wo gufata mu mutwe. Uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Matayo igice cya 10 umurongo wa 42. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ikihe muri biriya bitandatu biranga umugaragu nyakuri kingora?